Nemwe mwese mudahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Turi mu ijoro rya tariki 8 y'ukwezi kwa gatatu n'umwaka w'2026. Twinjiye kano kanya rero muri studio kugira ngo tugire byinshi cyane tuganira ku makuru akomeje kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaca mu Rwanda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hatandukanye. Nko mu Rwanda twabonye yuko umunsi w'abagore wizihijwe, by'umwihariko Madame Jeannette Kagame yagaragaye muri siporo rusange. Mu Rwanda niko bahisemo kuwizihiza cyane cyane ku rwego rw'igihugu niba ariko nabyita. Hanyuma ikindi kandi mu by'ukuri Uganda, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasesekaye hano hantu nyuma yuko avuye muri EAC, arusha Tanzania ahawe inshingano zo kuyobora umuryango wa EAC. Hanyuma hari joke yahatereye abantu kumbagara cyangwa se baraseka benda guturika barashwanyuka. Turayigarukaho mu kanya gato cyane, igaruka ku bagenzi. Hanyuma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari amakuru menshi akomeje kuvugwa. Uyu munsi hiriwe urusaku rw'amasasu cyangwa se rw'imbunda ziremereye mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, ndetse Kinshasa yabihereyeho imaze kwigara. Bamwe mu begera ubutegetsi bwabo bamaze kugenda batangaza ko ngo Kibumba yaba yafashwe. Ese ibi ni ukuri cyangwa ukuri kwabyo turaje tukurebe? Ariko igihari ni imirwano ikomeye cyane irimo iraba, birumvikana mu duce tumwe na tumwe, by'umwihariko mu ishyamba rya Nyiragongo harimo ama operasiyo adasanzwe, ndetse ngo andagiye kuba yakorwa cyangwa se yatangizwa, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye muri za Masisi n'ahandi hatandukanye. Kuri ubu ikintu cyabayeho nuko umwe mu bavugizi ba FDLR yishwe. Uyu ni uwuhe? Turasha ibyo byose tubigarukeho. Wa mugabo we muhaye ikaze. Urakoze cyane, nanjye reka nguhe ikaze muri aya makuru agezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu mugoroba wa tariki 8 Werurwe bishira tariki 9 Werurwe. N'amakuru agezweho rero, na makuru ashyushye cyane nkuko biri gukomeza kugenda bigarukwaho. Wari ubikomojeho hano mu Rwanda, umunsi w'abagore, First Lady Jeannette Kagame ari muri siporo, yagaragaye muri siporo. Na hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hani Goma rwose urabona abagore bambaye neza bakeye, nabo rwose bizihije umunsi mukuru w'abagore. Imbyino zose nabonye bazibyinnye, harimo na Kinyarwanda, kubyina Kinyarwanda. Mu minsi ishize ntabwo ibi byashobora kuba byahaba. Ntabwo byahabaga no kuvuga Ikinyarwanda. Ntabwo wabaga wemerewe ko wavuga Ikinyarwanda, kuko uvuze Ikinyarwanda washoboraga kuba wagira gute, wakwicwa cyangwa se wakurwa ku bintu, niba ariko iyo terime yavugwa. Hanyuma reka twinjire cyane cyane duhera kuri aya operasiyo ndetse n'imirwano irimo iraba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho umutwe wa FDLR urimo urahingishwa uruhindu. Kuri ubu wari ufite gahunda ngo yo gutera u Rwanda, ariko ubanje gufata ibice byegereye u Rwanda. Ndi kubona uyu mutwe ugiye gushiraho utaragera mu Rwanda. Oya, nta nubwo bizanabahira. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ko bitazabahira. Kandi bafite support y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, bakagira icyo Burundi, bakagira ngo n'Ubufaransa. Reka ndebera, sinzi ahantu nabibonye umuntu arimo abisobanura rwose ngo support mu by'ukuri bashobora kuba baba bafite ikomeye cyane y'ibihugu byo muri Afurika ndetse na mpuzamahanga. Ibi ngibi ntabwo byabahira. Ntabwo byabahira niba kugeza uyu munsi twavuga ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC cyangwa se coalition ya FARDC barananiwe ma 23 kwikura mu bice bafashe ngo baze hano za Goma cyangwa se hano za Bukavu na he. FDLR zazinyuze he? Bafite igisirikare kingana iki? Hanyuma dore ikintu gihari. Hari ibyo twakwita kuri ubu ngubu AFC M23 irimo irahiga bukware FDLR, ndetse amakuru twamaze kwakira nuko FDLR kuri ubu ngubu imaze imyaka myinshi, urumva, igira gute izengereza abaturage, niba ariko twabyita niko amasoko yo muri AFC M23 arimo arabisobanura. Ati by'umwihariko mu majyepfo ya Lubero, Rucuru ndetse n'uburasirazuba bwa Walikare,
uyu munsi turimo kubahiga hasi kubura hejuru, ndetse biragaragaye yuko izi akise zose ziri mu biganza byacu, turimo kubakoresha icyo badushatse. uri kumva? hanyuma bakavuga bati muri teritwari ya Rubero no mu burasirazuba bwa Walikale harimo kuba amaoperasiyo, kandi aya maoperasiyo akomeje kugenda abera mu bice bya Ihula, Kalembe, Munyantenge, Pita Kongo, Ubukumbirwa, Bushaligwa, Kateku, Majengo, Mbingi, Mgavunywa, Kasiki, Katondi, Alimbongo na Kipesa hose ngo uruhande rwa FDL rumerewe nabi rwarakukumbiwe. Hanyuma muri teritwari muri shiferi ya Bwito ni muri Rucuru hano mu byaro bya Bukombo, Rurere, Kibirizi, Kirama, Kibingo, Gasharira, Ruve, Kilinga, Makomarehe, Mushababwe, Rusinga ndetse na Bambo naho nuko nguko habaye amaoperasiyo akura FDLR muri ibi bice. Haza kandi muri shiferi ya Bwishya, Rucuru, mu duce twa Nkwenda, Katwigururu rwose hari n'umuntu twavugana guhatuye avuga ati ibintu hano byahinduye isura. Ngo FDLR hari ukuntu yabazongaga cyane, yaka imisoro, ukajya mu murima tayari bakaza ugaca ahantu utanze amadolari 10, niko yambwiye. Ekada buruko utahanyuranye umutwaro uva gusarura amadolari 10 y'Amerika. Ubwo ari amafaranga y'amanyarwanda ni ibihumbi birenga 10, ni ibihumbi biri nko muri 13 by'amanyarwanda cyangwa se 10 na bine gutyo. Amadolari 10 mu bihumbi 10 na mu manyarwanda. Uvuye mu murima wabudatanze amafaranga ntabwo wanyuraga aho ngaho, ntabwo wahanyuraga, ibintu byakubanaga bibi cyane, baraguhitanaga. kandi hano ngo bafite imirima y'ibigori n'ibiki byose n'ibishyimbo. Rero hano Gatwiguru urumva ko naho babirukanye, Kisharo, Buramba, Kamarayika, Mizinga, Mabenga, Kazaroho ndetse na Nyabanira. So amakuru yizewe rero akaba tugera avuga yuko mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu cyane cyane societe civile ya Kirumba ndetse na Kayina igaragaza ko maza FDLR cyase bamwe mu bagize FDLR kuri ubu ngubu baba bari muri bamaze kuva muri ibi bice, noneho basa nkaho bahungira hano munuza mu Birunga, muri Parike Nationale ya Virunga hano za Nyiragongo n'ubundi. Yego, ari nacyo tugiye kujyaho mu kanya cyabaye uyu munsi, abantu birirwa bumva iki urusaku rw'imbunda ziremereye hano mu birere bya Goma ndetse na Rubavu ye mu Rwanda. Abantu bavuga bati ibi bintu ni ibiki? Rubavu hongeye kumvikana amasasu, ariko ubwo nababyumvaga bari Rubavu ko. Yego, narigeze warurebe ubwo narigeze ngo n'ubundi hongeye gushya. Urumva ko rero noneho rero icyabayeho ni ikihe? Nuko bari muri ibi bice nyine. Andi makuru akaba agaragaza yuko mu by'ukuri aba ba FDLR babona icyo bita support n'ubundi ya drone support, ituruka mu by'ukuri ku kibuga cy'indege cya Beni, niho bazoherereza zino mu by'ukuri drone zikaza zigafasha ino mitwe igiye itandukanye mu by'ukuri, cyane cyane FDLR, aho kugeza kuri ubu ngubu bagira gute babafasha mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma amakuru avuga ko it would now be only a matter of time, ngo ni ikibazo cy'igihe FDLR ishobora kurimburwa itaragera mu Rwanda. Niyo makuru ahari kano kanya. Kubera yuko kugeza kuri ubu ngubu nubwo ngo bakomeje gufashwa na bamwe mu bantu b'abanyamahanga, cyane cyane kubera yuko babasha kugira gute kwisarurira zahabu ndetse bagakora n'ubucuruzi bwabo nyine bw'iyi zahabu, cyane cyane mu bice bya Kasuo, Mutongo na Pinga na Munyantege, ariko mu by'ukuri ngo bizarangira. Hanyuma ikindi rero kugeza kuri ubu ngubu gihari nta kindi ngo nuko nyine kugeza ko nubwo bagihari, ariko ngo AFC 23 imaze gukora akazi karemere cyane. MONUSCO yananiwe gukora guhera mu 1999 igera muri Kongo. Nawe bibaza ibi bintu. MONUSCO igihe yakereye muri Kongo uracyumva. MONUSCO ubundi abantu benshi bakunze kwitunga urutoki, si ubwa mbere ibi ngibi rwose ntabwo byantungura.
ibi ngibi ntabwo byantungura MONUSCO nta kintu yigeze ikora nabo ubundi iyo ugiye kureba usanga baryamye hano muri Congo n'ibuye baryamyeho baragira guca mu bice wenda bagenzura cyangwa se bafatanya na bagenzi babo wenda tuvuge nk'iyi FDLR nta kuntu wambwira ngo muri MONUSCO nta kuntu baba badafitanye collaboration na FDLR barayifite noneho bakagira collaboration na FARDC nabari abasirikare b'abarundi kubera ko bose nyine umva ari abantu barwana ku ruhande rumwe barwanya ba 23 nubwo rimwe na rimwe usanga bari bagaragaza ko mbese nta ruhande babogamiye ariko uko byagenda kose bafite imikoranire ibi rero byo kuvuga ngo ntago byantungura kuva muri 1999 so aya ma operation marabera mu bice bitandukanye rero yamaze kujya hanze agaragaza yuko tayari Colonel Uwamungu Anselme alias Gasari uyu nguyu mu by'ukuri n'umwe mu basirikare bayo cyangwa se abayobozi bakomeye cyane akaba yari n'umuvugizi wayo by the way hari uwo bita Kiwangoma ariko n'uyu nguyu ngo ni umuvugizi wayo kuri ubu ngubu ntabwo agihari kubera yuko operation yamuhitanye yamuhitanye imuhitanira hehe hano za Nyiragongo kare hari amasasu cyangwa se amajwi yumvikanye twanabigarutseho mu kiganiro cyacu aho abantu bumvaga ibiturika bakavuga bati se iyo ni FDLR iri gurasana na M23 gusa amakuru twaje kwakira nuko bari mu myitozo ikomeye cyane hano za Rumangabo ndetse na hano tuduce tuhegereye aho M23 yari yashinze intwaro ngo ziremereye irimo iratraininga abantu bo kuzikoresha ni baba special operation forces n'ubundi bari gutoza ariko umva ikintu cyabayeho nuko bateye ibuye bakica inyoni ebyiri bitozaga banarasa hehe muri Nyiragongo kandi Nyiragongo harimo abasirikare benshi ba FDLR bagira ngo nko kuri mu by'ukuri bafite niba ari division sinzi ukuntu nabibonye y'abasirikare harimo abasirikare benshi cyane abanyago ntibashira aho barasiye aha Nyiragongo utagira ngo ni kure y'umujyi wa Goma utagira ngo ni kure y'umupaka w'u Rwanda ntuhabona se ni mu burengerazuba bwa Goma yego ntago barashiramo na n'ubu kuri ubu rero igihari nuko ngo hari buze kuba operation ikomeye cyane yo kubirukana ari naho Kinshasa yahereye abantu bayo bavuga bati nyamara twisubije ngo Kibumbu ku birometero 20 uvuye Goma ndetse ngo turimo kwa advancinga twinjira muri uyu mujyi bubi nabwiza ntago byapfa gushoboka barimo kuvuga bati ngo u Rwanda rwohereje abasirikare benshi baturutse muri Goma na Kamanyora ku birometero 12 ngariko biranga bibu byose na ibi ngibi no kubeshya ni umuntu wabivuze ariko nindera nuri hafi y'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo yitwa Karema Muya uyarimo kubeshya reka tubwire abantu badukurikira ubu reka nzamite nkubwira ikintu none bare gukomeza hano mu birometero 20 kugira ngo ugere za Goma aba basirikare cyangwa imirwano yabayiriwe iri kuhabera ukaba wabonye bari abasirikare nani bari ababyeyi bari abamama bizije umunsi mukuru w'abagore biriwe bari kubyina hariya banezerewe muri stade hajya ni stade d'Unité biriwe bari kwidagadura banezerewe n'isaso ryari kuba riri kuvugira hafi aho ngaho ibyo bintu birashoboka icyabayeho nuko ni myitozo yabaye ariko banarasa ku binindiro bya FDLR ndetse baza no kuba bagira gute bakora kantu urumva ko n'umuvugizi yahaguye ndetse n'abandi bagiye batandukanye ariko ahaguye ntago yaguye no munsi yaguye ku munsi w'ejo kubera ko ama operation n'ubundi aracyabamo hariya mu ishyamba rwihishwa so kuri ubu ngubu rero igihari ni ikihe igihari nuko kugeza kano kanya uyu wo muri Kinshasa wavuze gutya ntago ari byo icyo twabwira abantu badukurikira ntago Kibumba yigeze ifatwa rwose ubwo yarabihereye ino nkuru akoze yayihereye ku rusaku yego ku rusaku rw'imbunda yahoze yumva avuga nibyo yari yumvise yego
ngayo nguko rero niyo makuru agezweho kano kanya kugeza magingo aya ngaya. Ibi bya Kibumba ntago ari byo, niko kuri rwose kugeza magingo aya ngaya. Hanyuma twihute cyane twerekeza n'ubundi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka tugaruke kuki, reka tugaruke n'ubundi ku munsi w'abagore hano mu mujyi wa Goma. Tayari wizihijwe mu buryo bukomeye cyane, abagore yaba abayisilamu yaba abayikristo yaba abanyeshuri, ndabona abakobwa bakiri bato tayari baje kwizihiza uno munsi, imbyino zigiye zitandukanye baserebura, harimo n'ababyina kinyarwanda n'indi mico igiye itandukanye. Ubona ko ni ikintu cyiza, buri wese abe muco we habiki arabigaragaza. Bose ni abanyekongo, bitandukanye no mu minsi yashize. Minsi yashize ntabwo washoboraga kuvuga ikinyarwanda uri mu mujyi wa Goma, tayari wahitaga ujyanwa muri gereza z'i Kinshasa, batagutwitse cyangwa bakagutwika bakaba banakurya. Abantu batinya kuvuga ikinyarwanda, ntabwo bashobora kuvuga ikinyarwanda. Hari akantu kansekeje ngo mu minsi ishize 23 ifata Goma, abazi ikinyarwanda bavugaga ikinyarwanda, ubwo abandi abo bantu baba extremist bari bahari mu myisi ya mbere, bashobora kuba bakumerera nabi, bakaguhohotera, tayari bahitaga birukira munsi y'igitanda. Bumvise uvuze ikinyarwanda bahitaga biruka, bahagaga bati uyu ni umwe mu 23 ashobora kukunyuzamo urusoro. Kandi byahe uri umusivili usanzwe, ariko ukabona bizira nabyo, kuko urumva abo ngabo nabo babaga banakugambanira. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, babaga banakugambanira ukazira icyo kinyarwanda nk'uko twe tumaze kubivuga. Oya, abo ngabo mu minsi ya nyuma nta mbaraga bari bagifite, ubwo mikimara gufatwa. Hari aho ugera regawe, hari aho abantu baba bagufatanya umujyi ukavuga ngo ugambana nande. Nari operasiyo yose yagiye abamo yo gufata bari abantu, cyakora leta na Colonel Ngoma yaragakoze. Uribuka ya operasiyo yakoraga bari gusaka abantu bafite intwaro, hariya za Goma hose, aho ngaho za Nyiragongo hose, hariya hose, kugira ngo Goma igire umutekano. Saizi ngizo uramugabe yabigize mu ruhare, buri munsi birwaga bari gusaka. So ngaho nguko rero mu Rwanda naho uyu munsi wizihijwe, niba ariko twabyita, cyane cyane w'abagore. Uyu munsi kabisa kuri ubu ngubu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamaze no gusangiza ubutumwa abagore. Hari abantu bajya bavuga ngo Perezida Kagame abagore yabashyize imbere. Yego. Urabona ko aba yabazirikanye, ntabwo ari buri kintu cyose apfa kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter, ariko urabona ko tayari yatanze ubutumwa. Yavuze ati umunsi mwiza mu by'ukuri mpuzamahanga w'abagore, uyu munsi ndetse na buri munsi tugira gute, we celebrate, twishimira mu by'ukuri uruhare rwanyu rutayegayezwa, ntayegayezwa cyangwa se ntayegayezwa mu Rwanda, mu iterambere ry'u Rwanda, mu guteza imbere u Rwanda. Ati kutava ku bintu kwanyu, icyo kinyarwanda kirumvikana. Yes, mbese kudacika intege kwanyu, ndetse n'imiyoborere mukomeza kugenda mugaragaza rwose, kugeza kuri ubu ngubu twavuga ko igihugu kibashimira, ndetse n'iki twavuga ko ni ikintu cy'ingenzi ku iterambere, ni uruhare runini mugira ku iterambere ry'igihugu, kandi mu nguni zose, muri sekiteri zigiye zitandukanye. Ngayo nguko ayo ni amagambo ya Perezida Kagame kuri uyu munsi w'abagore. Tubitse ko mu Rwanda abagore basubijwe ijambo cyangwa se bahawe agaciro, kubera ko bagaragara mu nzego zigiye zitandukanye, ndetse n'uburenganzira bwabo bagiye babuhabwa. Ibintu twavuga ngo ni ibintu byiza cyane, bihabanye na leta yabanjirije iyi ngiyi, cyangwa se n'ahandi hirya no hino ku isi, wabonaga ko rwose mu minsi yashize umugore yarakandamizwaga cyane.
twari tuvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tutababwiye yuko umuvandimwe wa Nanga amaze iminsi ari muri gereza z'i Kinshasa. Iyi nkuru ivuga yuko uyu mugabo amaze nibura amezi agera kuri 2 afungiranye, yitwa Didier Nanga Irani, bose bitwa ba Nanga ni izina ry'umuryango. So uyu muvandimwe rero wa Corneille Nanga uyobora Alliance Fleuve Congo kugeza kuri ubu cyase coordinateur wayo, biza kuri ubu ngubu amaze iminsi mu by'ukuri afungiye ahitwa ngo ni Isiro, ni mu nzu z'ubutasi. ANR ni ubutasi bwa Congo. Nizo zamugize gute, zamufunze hano muri Hutwell. So amakuru agaragaza ko nta kindi kintu mu by'ukuri bagira gute bamushinja kugeza kuri ubu ngubu, usibye kuba nyina ari uwo mu muryango w'uyu mugabo. Nicyo cyonyine azira nta. Uwamufungishe ngo yitwa Jean Bakomito. Rezina ko rikanganye. Uwo muri niwe guverineri wa Hutwell, akaba mu by'ukuri ndetse n'uwitwa Jean Pierre Kasongo, urumva akaba ari kuze wa Felix Tshisekedi. And the real governor of this province. Nukuvuga ngo uyu witwa Jean Bakomito ni ubarwa nka guverineri. Yego. Ariko mu by'ukuri ayoborerwamo nande? N'uyu nguyu witwa Jean Pierre uyu mwene wabo wa Tshisekedi ni umuyoboreramo. Niwe bundi guverineri wa nyawo. Umva ko kavuga kose kari hari. So kuri ubu ngubu rero bakaba bagize gute abo mu muryango wa Nanga tayari benshi bahukuye imishwaro barahunze abo mu muryango we, abandi mu by'ukuri bagira gute arafungwa, abandi mu by'ukuri barimo kujujubya ngo mu buryo bukomeye cyane, bashyirwa mu nzu za DIMIAP ndetse na ANL, akaba ari inzu z'ubutasi za Ndolo na Makala ni gereza. Yego. Barimo kuga bati uku kuzengereza abagize umuryango wa Nanga ntabwo bigira gute ari byo kwihanganira. Uyu mugabo Tshisekedi araza guhura n'ibibazo. Abantu bakeka yuko bari abananga kubabona bari Goma baseka, nako bano bagabo banakomeye, baze ko umuryango wese babenda kurangiza. Mama, urabona bino bya ntuza bibaye bitararangira, biracyateje induru cyangwa se baravuga bati Tshisekedi amaraso azayishyura bino bya leta na Colonel Biringoma. None n'uyu mugabo nawe urumva nawe ajemo. Amaherezo rero y'ibi bintu nuko ajya gushize no wambura ngo matekwa ntizizongera kubaho. Ngo nawe uko byumva nyine. Ahubwo se wamenye ko muri Katanga hari umutwe wahavutse se umaze iminsi mike urimo urafata n'ibice byinshi. Reka da witwa ngo iki se kandi muka byara. Amakuru yo muri Kongo ntago nyaherutse muri Katanga. Katanga rwose niko bimeze. Uyu mutwe ngo watangaje ko kije gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko amakuru twamaze kwakira nuko umeze nka twirwaneho uri mu yigize AFC n'ubundi. Ariko ntabwo biraba official. Uretse ko wenda bari kurwanira kimwe bashobora kuzagira gucya bakihuza. Ariko ntabwo biraba official ngo bigaragare ko bice. Umutwe rwose umutwe wamaze kugira ngo ufate ibice bigiye bitandukanye hano muri Katanga, nk'uko amakuru akomeza kugenda abidusobanurira. Reka nze mu by'ukuri ni uwitwa ngo ni Force Katangaise de la Libération, FKL. Cyari isura n'abantu watangiye no gufata ibice bigiye bitandukanye rwose bya hano muri ibi bice. Hanyuma tugaruke mu Rwanda tubabwire ko mu by'ukuri Madame Jeannette Kagame yagaragaye ni kumwe n'abandi bagore bagiye batandukanye, yaba mu nzego zitandukanye bakora siporo rusange mu rwego rwo guserebura uyu munsi w'abagore. Ikindi twavuga ni ikihe? Kwerekeza mu gihugu cya Uganda. Uganda haravuga iki? Ndumva nta kintu.
mu gihugu cya Uganda nuko Perezida Museveni tayari amashusho yagiye acicikana agaruka mu gihugu nyuma y'uko avuye i Dar es Salaam avuye i Arusha muri Tanzania aho aherutse guhabwa inshingano zo kuyobora yase asimburanye na Ruto William Ruto. Gusa yasekeje abantu aravuga ati mperutse kwakira abagenzi baturutse muri Uganda ndetse na Kenya bavuga ngo ni aba expert mu myigaragambyo maze kubacalenjinga kubabaza ibintu bimwe na bimwe babuze ibyo bansubiza. Icyo nakoze nta kindi no guhamagara perezida wa Kenya nkamubwira ntabagenzi bawe baraha, ndangije mbakubita itike bisubirirayo. Ati mbahitike basubirayo. Ibyo bishatse kuvuga iki? Naho ni kubisobanukirwa neza. Kuvuga ko ubwo rimwe na rimwe iby'abagenzi bakora batagakwiriye kuba babigenza uko babigenza. Byo kumva ko igisubizo ari imyigaragambyo imeze kuriya nk'imwe twabonye. Yego. Aho haba harimo ubutumwa uriya musaza ni inararibonye. Umusaza ni inararibonye ahubwo uko byagenda kose hari umusanzu yatanze kandi umusanzu uzatanga umusaruro. Hanyuma Tshisekedi breaking news nuko arimo arashaka nanone kuba yarwana no guhindura itegeko nshinga. Ntabwo bizwi niba bizamuhira. Bizamuhira soko. Ntabwo bizamuhira. Ntabwo byamuhira. No gutegereza tukareba kugeza kuri ubu ngubu magingo aya ngaya. So reka dusoreze hano rero aya makuru yacu. Mwebwe mudukurikira mukande subscribe, mukore kuri notification, mukande like, hanyuma muduhe n'ibitekerezo bigiye bitandukanye mu by'ukuri. Twebwe ibitekerezo byanyu tubigarukaho 5 kuri 5. Reka mushimire. Urakoze cyane nanjye reka ngushimire.